reka dushime Imana cyane kubw'umugisha tugize wo kongera kwigana ijambo ry'Imana. Nshimye Imana cyane kuko buri kintu cyose kibaho ibizi impamvu yayo, kandi impamvu nyamukuru yemera yuko igihe nk'ibi ngibi byo kugira ijambo ry'Imana bibaho nta kindi ni ukugira ngo Imana ikize ubugingo bwacu, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Muri uyu mwanya tugiye kwigana ijambo ry'Imana, kandi nk'uko n'ubundi ijambo ry'Imana ririnda byizera ndashidikanya, ni umwanya w'ingenzi cyane, ariko noneho ukashobora kuba ingenzi bitewe n'ibintu bibiri. Bwa mbere bitewe n'igihe dusohoyemo, icya kabiri bitewe n'ingingo ziremereye tugiye kwiga. Kandi kubera ko umwuka w'Uwiteka ari ubasha kuvuga n'umutima w'umuntu bikemera, niyo mpamvu nifuza yuko dusenga mbere yuko dutangira iki kugira ngo twishyuze Imana isezerano nk'uko yari duhaye, hanyuma dutangire twige ijambo ry'Imana. Reka twiciye bugufi mu mitima dusenga Imana. Turagushimiye Mwami w'Iteka Imana yacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twaracumuye twe tubibyigenge, nyamara ukomeje kutugirira neza nkaho nta cyabaye. Niyo mpamvu urwo rukundo rwawe rutagira ikigombero turugushimiye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. None muri uyu mwanya turifuza kumva imitima yacu ivugana nawe, kandi umwuka wawe wera uko bakaba imitima turabigusabye kugira ngo umuduhe, kandi ubwo tugiye kugira ijambo ryawe turakwinginze kugira ngo abe ari we uridusobanurira, natwe udushoboze kuryakirana imitima yizeye, ukize ubugingo bwacu muri kino gihe kibi. Tubisabye Imana data mu izina rya Yesu, amen. Muri uyu mwanya tugiye kwigana ingingo zikomeye cyane. Nifuza ko buri muntu wese ukurikiye iki cyigisho yaba amaso akakigasenya, kubera ko ndabizi neza yuko mu mateka nk'uko bamwe mubizi, abandi muzakomeza mubimenye, ni ingingo zikunda guteza impaka ku mpande zitari zimwe kandi ku bantu batandukanye. Ariko muri uyu mwanya ndifuza ko twigana ingingo zirebana n'agakiza k'umunyabyaha. Iyo mvuze ko tugiye kwigana ingingo zirebana n'agakiza k'umunyabyaha, cyane cyane abantu benshi bashobora kwibaza ubwayo uwo mutwe w'icyigisho cyangwa se iyo nsanganyamatsiko, ariko nuko nzi ko Satani yakunze gukoresha uburiganya bukomeye cyane ingingo zirebana n'imibereho ya gikristo, abantu bakazitiranya n'ingingo zirebana n'agakiza k'umunyabyaha. Turaza kugenda tubibona. Ubundi mu nama y'agakiza, igihe inama y'agakiza bagatubona muri Bibiliya ko tugenda turi amasomo atandukanye kugira ngo umunyabyaha akire. Imana yatanze ibintu bikomeye kugira ngo umuntu akire. Izo nizo ngingo z'agakiza tugiye kureba. Umuntu amaze gukora icyaha, Imana mu nama y'agakiza yari yarateganyije kandi yarabikoze, yatanze umwana wayo Yesu Kristo. Ingingo nyamukuru y'agakiza kacu ni Yesu Kristo. Icya kabiri gikomeye cyane Imana yatanze umwuka wayo wera. Ikintu cya gatatu gikomeye Imana yatanze ibyanditswe byera, Bibiliya. Yatanze ijambo ryayo. Ingingo ya kane mu ngingo z'agakiza k'umuntu ni amasengesho, gusenga. Ariko kandi ibyo bintu mvuze nabyo tugiye kubireba mu murongo wa Bibiliya, kuko tuba turetse buri muntu wese ngo abivuge uko abitekerezaho cyangwa se abifate nk'uko yumva mu bwenge bwe bimeze, nk'uko byakunze kugenda mu myizerere y'amadini atandukanye. Wasanga n'ubundi abantu bikomeje umurongo wabo. Ariko reka turebe izi ngingo enye, kandi n'uko usomye muri Bibiliya, ariko ukibanda ku ngingo zirebana n'agakiza k'umuntu, atari ingingo zirebana n'imibereho ya gikristo. Uraza gusanga ko izo ngingo enye mbabwiye nizo zonyine zirebana n'agakiza k'umuntu, kandi ntabwo umuntu afatamo imwe cyangwa ebyiri cyangwa eshatu kugira ngo akure zitsimbararane, ahubwo zose uko ari enye zigomba kuba zuzuye, kuko ni ingingo zirebana n'agakiza k'umuntu Imana yafatiye umwanzuro mu nama y'agakiza. Wenda kugira ngo abantu bumve igitekerezo cy'ibyo ndi kubabwira, iyo abantu bari kubwira abantu, dufata urugero bagatsimbarara cyane ko bagomba gutanga amafaranga mu buryo butandukanye, wenda bashobora kubikoramo yaba ari icya cumi, yaba ari amaturo cyangwa ubundi buryo bw'ubwitange, cyangwa se abantu bagatsimbarara cyane izi nyigisho zibaho, cyangwa bakabwira abantu ko bagomba kwambara, ko bagomba kurya. Izi ngingo ntabwo ari ingingo zirebana n'agakiza k'umunyabyaha. Izo ngingo ni ingingo zirebana n'imibereho ya gikristo. Ariko uzasanga cyane abantu baziremereza bakageza ku rugero rw'ingingo zirebana n'agakiza k'umunyabyaha. Ndagira ngo ntumve neza. Iyo abantu babwira abantu iriya mirimo yose bababwira babisoma muri Bibiliya, ariko bayishyira mu mwanya Bibiliya itigeze ishyiramo iyo ngingo. Igihe intumwa Pawulo yajyaga kubwiriza muri Atenayi, Pawulo n'ahandi hantu hose yajyaga kubwiriza mu bapagani batazi Imana, ntabwo ikintu cya mbere yatangizaga ari ingingo zirebana n'imibereho ya gikristo, kuko ntabwo ari abakristo. Mbese nta rufatiro bafiteho, nta mbuto nzima bafite zishobora kwera
te pona kubota oyo akosenga bango. Ahubwo ikintu Paulo yibandaga ku ngingo zirebana n'agakiza k'umuntu nizo yabwirwa lobiko ya mutu. Ahubwo Paulo yageraga ku by'imyambarire, ku by'imirire, yabibwiraga abantu bamaze kwemera igitambo cya Kristo, bamaze kwemera Kristo mu mibereho yabo, abo noneho yabishuriraga ingingo zirebana n'uko bagomba kubaho. Mu yandi magambo, ni nk'uko umwana yaba yavutse, ntabwo washyiriraho imirongo migari umwana utaravuka agomba kugenderaho kandi ataravuka. Ikihutirwa ni ukwibanda ku bintu bizatuma umwana aremerwa mu nda, kandi gukura ko mu gihe cy'amezi 9 kukabaho kukagenda nk'uko kugomba kugenda, hanyuma kandi umwana akazavuka ari muzima ashyitse yuzuye, hanyuma umwana agashyirwaho ibigomba kumurera, ibigomba kumukuza, nibwo ashobora guhabwa uburere, agakubitwa bitewe n'uko ageze ikinyabupfura gike, agakubitwa bitewe n'uko yitwaye mu buryo utamutuje. Niyo mpamvu rero ikintu tugiye kwiga nonaha, tugiye kurebera hamwe izo ngingo z'agakiza ku munyabyaha, ariko kandi tuzitandukanye n'ingingo za n'imibereho ya Gikristo. Ntabwo ari ukubera ko abantu babyumva neza, hari igihe umuntu amagambo nk'ayo ngayo akoreshwa bitewe n'umutima wa kamere ukunda gukora ibyaha, ahari abantu bagahita bumva ijambo ry'Imana ribahaye umudendezo wo kwikorera ibyaha. Yaba ari ingingo zireba n'agakiza k'umunyabyaha ni ingenzi cyane rwose, ariko izo ngingo zireba n'agakiza k'umunyabyaha nizo zera imbuto y'imibereho ya Gikristo mizima iyo ziramutse zitawe. Reka dusome isomo riri mu Baroma Abaroma igice cya 5 guhera ku ngingo ya mbere ivuga Kristo, kuko babwiye igihe umuntu yakoraga icyaha mu nama y'agakiza kugira ngo ikibazo cye gikemuke, Imana yemeye gutanga umwana wayo Yesu Kristo. Reka turebe rero mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma igice cya 5 ku murongo wa 18 niho tugiye kureba. Mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma igice cya 5 ku murongo wa 18 haranditswe ngo, nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe, ubwo n'Adamu, cyateka abantu bose bacirwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe ari we Kristo cyahejeje abantu bose gutsindishirizwa bahabwa ubugingo. Kugira ngo iri somo ngiye kurisubiramo kugira ngo mwumve amakuru yawe. Ibyanditswe biravuze, nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahejeje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Ndagira ngo mwumve izi ngingo, abantu batajya nanone banabona uburemere bwazo ngo iki kintu bagishyira ku munzani nk'uko bikwiriye. Iyo tugeze ku kubwira umunyabyaha yuko bitewe n'uko Adamu yakoze icyaha twese turaba gucirwaho iteka, iyi ngingo abantu turayumva ntituyibazeho ibibazo, kuko buri muntu wese ni ikintu yifitemo ahita yumva ndetse afite n'ubwo kuzarimo. Ariko niko bivuze bitewe n'icyaha cya Adamu, bene Adamu twese twakiriweho iteka ryo gupfa, kandi uru rupfu ntabwo ari rwa rundi abantu bari gupfa muri iyi minsi kubera ko imodoka zabagonze cyangwa kubera ko barwaye indwara, ahubwo urupfu kurimbuka by'iteka ryose niryo teka twakiriweho kubera icyaha cya Adamu. Ingingo ya kabiri batubwiye igisubizo Imana yatanze. Nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateka abantu bose bacirwaho iteka kubw'urukundo rw'Imana, ingingo icyo iravuga ngo ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe ari we Yesu Kristo cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Reka ngikurikirane neza, abatsindishirijwe ni bande kandi abahawe ubugingo ni bande? Ni ba bandi bari baraciriweho iteka muri Adamu bitewe n'icyaha Adamu yakoze. Abo ni bande? Ni abantu bose bakomoka kuri Adamu na Eva. Ingingo ihari iravuga gutya, nuko rero igicumuro cy'umuntu cyateka abantu bose bacirwaho iteka, abantu bose bashyiriweho iteka nk'igicumuro cya Adamu. Ntabwo umuntu acirwaho iteka ari ikintu nojya bitiranya, ari naho Satani yahereye agahita akora iyobokamana ry'ikinyoma, bakavuga yuko iyo umuntu avutse atarakora icyaha aba ari umuziranenge ndetse rwose aba ari umumarayika nk'uko abantu babita mu mvugo z'amarangamutima yabo, kwako kandi iyo gapfuye gahita kigira mu ijuru. Ni ukuvuga imyizerere ipfunyira wumva ko ntaho byanditse muri Bibiliya, kuko naho urugero mu gihe cya Nowa isi irimburwa n'umwuzure
mu gihe cya Nowa hari ababyeyi bafite impinja n'ubwo bitavuga muri Bibiliya nk'isi yari ituwe abana batoya tutavuga ngo hari ku myaka runaka ariko yari imyaka itandukanye ariko Mungu nge nta mpinja kabiri Sodomu ni Gomora harimbuka hari abana kandi Gomora hazalaki na bana ya mike n'abakobwa babiri batangi bana ya mikete kasi balobilot na bana ya basi na mwasi ntabwo umuntu ahinduka wo gucirwaho iteka ku munsi atangire kumenya gukora icyaha ekwela kabiso teso kitobandi kusumuka mu buryo bwacyo ntabwo igiti cy'avoka gihinduka avoka ku munsi cyatangire kwera hinduka ekomaka avokate soke bandi kubota bambuma avokate hagitera ikibuto mu butaka nzete avoka tango solo na mbuma ya avoka kigitangira kumera ibara avoka na kubima nango peze bibilo kola nzete ya avoka imbuto za avoka zitangiye soke bambuma ya avoka ebandi kubesa wana ezali mbuma nzete wana nzoka nzete wana ezali kaka avoka nta bikibuza wakora ari ukugenda ngo uhungura zose uzimareho bice n'amashami yabyo hari icyo uzakora uzarimbura igiti n'imizi yacyo niba ukunda amatunda mu cyimbo cya avoka utera amatunda kuko najya kwera azera amatunda rero ntabwo umuntu ahinduka umunyabyaha gucirwa w'iteka ku munsi yatangira gukoreraho ibyaha ibyanditswe biratubwiye ngo kubw'igicumuro cya Adamu Abaroma 5:18 kubw'igicumuro cya Adamu impamvu y'ingabo bagomba kuyumva tugomba kumva uburemere bw'akaga kacu no gucirwaho iteka kwa nibwo turibuze guha uburemere icyo Kristo adukoreye nibwo turibuze guha uburemere igisubizo Imana yaduhaye nk'inyoko muri Kristo ari ibintu abantu babyitiranye ibyanditswe biratubwiye ngo kubw'icyo Adamu yakoze cyo kwica itegeko ry'Imana kubw'igicumuro cya Adamu abantu twese bene Adamu reka mu byose cyo muna baje kizarira Imana yatanze umurongo wa 18 ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe hari igihe abantu bajya abatari ko ni gute Imana turyoza icyaha Adamu ko tudahari nta muri Imana y'ikiryo ntabwo twari duhari n'ibyo koko kubw'urukundo rwinshi rw'Imana umukiri Imana yakoze umwana wa Yesu Kristo yemeye kwitanga kandi Imana yemera kumutanga ni nako icyo Adamu cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa abantu bose batsindishirizwa ijambo riravuze ngo cyaje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo abantu bose baratsindishirijwe bahabwa ubugingo buhoraho iyi ngingo ndabizi ko ishobora guteza impaka ariko mu bundi babwita muri iki cyigisho turakoresha imvugo Bibiliya ikoresha dukoresha amagambo Bibiliya ikoresha kandi dukoresha n'ubusobanuro Bibiliya ikoresha impamvu yabo kugira ngo wenda bidatera ikibazo abantu ngiye gusoma amagambo y'iryo hame mbabwiye turi bugendere mu kino cyigisho muri Yesaya 8 reka mwumve izi ngingo ukuntu Yesaya yavuze Yesaya 19 haranditswe ngo kandi bababwira ngo nimushaka abashyitsi mubashikishe mushaka n'abapfungwa mwigira abakongorera mbese abantu ntibari bakwiriye gushaka Imana yabo bakaba ariyo babaza mbese iby'abazima bagiye kutubwira ku murongo wa 20 abashaka Imana bose abashaka ibisubizo bigendanye n'iby'ubugingo buhoraho n'iyobokamana bagiye kwerekeza uko tugomba kubaza Imana rero nimusanga amategeko y'Imana n'ibihamya niba tavuga ibihwanye n'iryo jambo nta musaki uzabatambiki pona bolamu ya bato oyo bazali na bomoi soki balobi na bino bongo bozongisela bango boyi esengeli tolanda maloba oyo Yawe azali kote ya biso moto akolanda yango te akomona te makambo oyo ekoya ndagira mubwira ikintu abantu wenda n'urujijo ruveho intumwa za Yesu n'abahanuzi ibyanditswe byera bibavugaho ingingo ikomeye cyane kandi Imana ishimwe ku bwabo bantu yakoresheje reka wumve ubutumwa bw'Imana bwavuzwe n'abahanuzi inkomoko yabwo niyo habonekagamo ikibazo wenda icyo badasobanukiwe uko bitwaraga kugira ngo urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero igice cya mbere umurongo wa 19 na 20 haranditswe ngo
nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima rigakesha ijoro rikageza inyenyeri yo mu ruturuturu izarangurira mu mitima yabo. Ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye. Mama ya likambo yango oyo moto moko te akoki kolimbola na makanisi na ye moko maloba oyo baprofete bakomaka. Muri iki cyigisho ntabwo ari cyo gitanga ubusobanuro, ntabwo ari uwari wese turi buvane ubusobanuro uko ijambo ry'Uwiteka uko ibyanditswe bivuga ingingo ni twakoze imvuga amagambo ya Bibiliya nuko ijambo ry'Imana risobanura biritanga ko mubanza kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye, kuko nta buhanuzi bwazanywe n'ubushobozi bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavuze ibyavaga ku Mana bashobora n'umwuka w'Imana. Nta muntu ufite uburenganzira bwo gusobanura ibyanditswe kugera uko yishakiye kuko baratubwiye ngo nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abahanuzi b'Imana bavuga ku Mana bashobora n'umwuka w'Imana. Niyo mpamvu muri cyo cyabonetsemo muzareba abahanuzi bose barabazaga ngo Mana ibi bintu ko ntabisobanukiwe ubushobozi bwabyo ni ubuhe. Ndatekereza kuri iyi foto y'intumwa n'abahanuzi kugira ngo ingingo tudasobanukiwe aho kugira ngo tuzigore twemere guca bugufi imitima yacu, twe kwiringira ubwenge bwacu gusa bari gukurikira ikigo cyangwa se basengera mu madini abantu bayobora ndabizana menshi wabaye amashuri menshi mu byokamana usanga uzi isezerano rya kera, izi nshya, izi ibitabo cya runaka, bafite masters muri divinity byinshi cyane ingingo z'iyobokamana. Ariko najya mubigiki iyobokamana rizima rizavana umunyabyaha hano mu isi rikamujyana mu ijuru, ntabwo ryigwa mu ishuri. Ndabibahakaniye iyobokamana rizima rizavana umunyabyaha hano mu isi rikamuhindura icyaremwe gishya akiri muri ubu buzima, akagaragaza imico isa nk'iya Kristo, agatanga ubuhamya uko ari umukristo nyakuri, akagaragaza Imana yavuze mu Uwiteka Yesu bivuze muri Matayo 5. Iryo yobokamana ntabwo ryigwa mu mashuri, ahubwo ku Yohana 6 Yesu yavuze ngo bose bazigishwa n'Imana. Umuntu wese wumva ibyanditswe akabyiga aza aho undi, kandi Imana yasezeranye umwuka wayo wera kugira ngo adusobanurire. Rero ushaka kugira ngo uhoraho yerekeze ibitekerezo bijye ku Uwiteka kandi yiringire ubufasha buvuye ku Mana. Undi murongo rero Bibiliya iravuze ngo nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateka abantu bose bacirwaho iteka, ni nako icyo gukiranirwa cyakozwe n'umuntu umwe cyaje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo mu nama y'agakiza, kuko turi kwigana ingingo zana agakiza ku munyabyaha. Ariko Satani we yarazifashe azihanganisha n'ingingo zireba n'imibabaro Kristo, aho abantu bafite gukiranirwa abantu bihangiye guheshwa n'amategeko. N'amategeko y'Imana yafite ikibazo kuko turaza kubireba mu buryo bukomeye cyane, ahubwo nuko ari abantu babwihangiye nyine. Abantu bose nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye nk'uko twese twakiriwe w'iteka kubwo igicumuro cya Adamu, Yesu atubwiye ngo kubw'icyo Kristo dukoreye twese twaratsindishirijwe duhabwa ubugingo buhoraho. Hari ukuntu abonye bashyira abantu mu byiciro bitewe n'iminsi umuntu amaze ajya gusenga cyane, cyangwa bakaba twara Bibiliya cyane kurusha abandi, wenda agera no mu rusengero bakavuga ari abaririmbyi, abandi ari abavugabutumwa, abandi ari abayobozi, abakuru b'itorero, abapasitoro, muri minsi ubona bahafite n'izindi titles nyinshi cyane z'icyubahiro, andi matitire y'icyubahiro, abapotre, ba bishop, abantu bakabona gutsindishirizwa kw'abantu n'uruhare bafite ku bugingo buhoraho bigiye biri mu byiciro bitewe n'imyanya abantu bishyizemo, wenda cyane ko banakorera Imana imirimo myinshi cyane, ariko birihakanye kuba umuntu yaba umukuru w'itorero, kuba yaba pasitoro, kuba yaba umuririmbyi, kuba yaba umubwirizabutumwa, kuba yaba umudiyakoni. Iyo ni ingingo ireba n'imibereho ya Kristo n'inshingano umukristo akwiriye kuba yuzuza, ariko si ingingo ireba n'agakiza k'umunyabyaha. Reka wumve iyi ngingo, nta muntu uzakizwa n'inshinga iyo ariyo cyangwa umumaro wese akora. Niyo mpamvu abantu dutandukanye ingingo zireba agakiza k'umunyabyaha n'ingingo zirebana n'imibereho ya Gikristo n'inshingano umukristo agomba kuzuza. Izo nshingano umukristo agomba kuzuza ni imbuto zituruka
mu buryo umuntu yitwaye ku ngingo zirebana n'agakiza k'umunyabyaha kugeza Imana yatanze igihe umunyabyaha wamaze gucumura. Umva ingingo rero tugiye gusoma mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto. Paulo yandikiye Abakorinto igice cya 5 ku murongo wa 16 no turi buhere turageza ku murongo wa 21 haranditswe. Nicyo gituma uhereye none tutazagira aho dutekereza dukurikije amasekuruza nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Umurongo wa 18 n'uwa 19 ngira ngo mwiteho cyane. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Ibyo byose byo guhinduka icyaremwe gishya bituruka ku Mana yiyunze no ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Umurongo wa 19, kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Nzambe azalaki kosala na nzoto ya Kristo pona kozongisa boyokani kati na bato na ye moko pe azalaki kotala lisusu masumu na bango te. Bongo apesaki biso mosala ya kosakola sango ya boyokani yango. Sinzi niba ingingo tuyumva neza. Ijambo ry'Imana riravuze mu murongo wa 19 mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto, kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, Imana ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Ibyo bicumuro nibyo dufite. Imana yiyungiye natwe muri Kristo bitewe n'uko ndaje ingingo tuyirangize, ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Ibyo ni ibyaha bakora, ni ibyaha dukora, ni ibyaha twakoze, ni ibyaha tuzakora. Reka wumve ingingo neza. Igitambo cya Kristo nibyo dukora. Igitambo cya Kristo cyishyuye ibyaha twakoze, cyishyura ibyaha dukora, cyishyura n'ibyaha tuzakora. Iyi ngingo bashobora guta babihubukira bakavuga bati ubu ngubu igitambo cya Kristo gifite ububasha bungana butyo. Reka tugere twinywera inzoga, abagore tubashake, dukore ibyaha twishakiye, abo twambaye ntitubishyure, abo twambaye amafaranga ntituzabishyure. Igitambo cya Kristo cyishyura ibyaha twakoze, cyishyura ibyaha dukora. Uyu muntu utekereza cya abari kujya mu murongo wo gukora icyaha cy'umwuka wera, kuko ubundi ubwo batabizi wenda tubivuga mu mvugo zitandukanye. Icyaha cyitwa umwuka wera ni ugucumura ku rukundo rutagira akagero rwa Kristo. Umwuka yaba yemeje umuntu akarusobanukirwa neza yarangiza akarwanga. Kuko impamvu iyo ngingo nyababwiye kugira ngo mutayibeshyaho, reka nangure urugero. Umugabo aramutse afite umugore kandi uwo mugabo akaba akunda umugore cyane, mu gihe bicaranye umugabo kwa kundi aba agomba gukwirakwiye umugore we akamufata neza akamukunda kugira ngo ry'Imana bitubwira, akabwira umugore we ko amukunda cyane, amukunda cyane ku rwego ikintu cyose yamukorera nubwo cyaba ari ikintu kibabaje gito, ariko umugabo akavuga ati niteguye kukihanganira no kukikubabarira kuko ndagukunda cyane. Ntabwo nzi niba uwo mugore yagaragariza uwo mugabo ko anyuzwe n'urukundo amukunda rwinshi, ariko kuvuga ati mva ubwo umugabo wanjye nkunda cyane kandi ibyo namukorera byose akaba yabyihangana akanabimbabarira. Sinzi niba uburyo bwo kugerageza kunyurwa n'urwo rukundo umugabo mugaragarije, sinzi niba byabakunda gushaka abandi bagabo bagasambana akamuca inyuma akabajya amwiba akazamureka. Ntabwo aricyo gisubizo, ntabwo ari uko akwiye kwitwara urukundo rutangaje uwo mugabo amugaragarije.
koyiba mobali na ye kosala makambo ya mabe ende na ndimiteke yango nde eyano mwasi wana akopesa na bolingo ya mobali na ye nzoka nde ekopesa ye kozala mwasi ya botosi pe ya kosepela na kosa ya mobali na ye yango wana esika oyo pe na lolenge na biso ya mabe ya masumu nakoyebisa bino mpona nini bato ebele oyo balobaka ete baza bakristo bazoteyama maloba ya yesu mpe bazoteyama na mangomba na bango makambo azoteya bango na mangomba bazotanga kombo na yesu kasi sukasuka nguya eza te kuko muri Kristo ari Imana yiyongera bari mu isi ntiyabicyo bari ibicumuro byabo kandi none batwikije ijambo ry'umuzi uburyo ikintu ubutumwa bwiza sango malamu ni ukugenda ubutumwa bwiza bushingiye ku murongo ezali na mukabwa 18 wari ibyo byose bitura ku Mana y'inzira euti na nzambe oyo atindela kibiso Kristo bona kozongisa boyoka nikati na biso naye peye mu bakemerwa bwiyunge bw'Imana yiyunge natwe muri Kristo twabisomye abo bamaze kwemera icyo Kristo dukoreye bakagisobanukirwa oyo Yesu Kristo asalela biso segeri kososolango pe kokoma ekelamu ya sika na lolenge wana nde okopesa malamu na ntabwo bashyira ingingo okomemela batu na wetaleli bobo ya Kristo tekasi oyetaleli na lubiko ya mosumuki webisa mokili oyo Yesu Kristo asalela kasi tala oyo biso tobenga sango malamu mpona nini batu bamekaka bakokakate bamekaka bakokakate barihaye gukiranuka no boyenge baza nango te mpona nini kwete makambo mibale nde ezali sango malamu mateya na biso nyonso ya bakristo ezali liste ya makambo oyo moto esengeli atika kwete soko osali yango makambo oyo ememaka yo mosika na nzambe sozokoma kosala yango basaleli yo liste ya makambo oyo esengeli kotika kwete epesaka nzambe kanda nakomeza kubikora bikazatera Imana kumurimbura soki mutu wana alengi liboso ya liste wana bakopesa ye liste mosusu oyo ezotalela makambo esengeli akokisa asala po ete nzambe alimanye nde ozomona na mikolo oyo lokola bato balingi mbongo mingi balobi yaka na likambo na yo tokobondela nzambe apambola yo tala tokobenga na milimo mabe poete batu basusulite tina toza nango na kati na Yesu Kristo bazwebisa bango makambo ya kosala po nzambe andima bango tososola malamu poete batu basosola malamu liloba ya nzambe ezoyebisa biso ete nzambe asangani na biso na nzela ya Yesu Kristo mpe azotangela biso lisusu mabe te na baloma totangaki lokola lisumu ya mutu moko eyaki na bato nyonso na nzela ya Adamu lolenge moko boyengebene ya mutu moko ekomisi biso nyonso kolonga mpe tozwi bomoi ijambo ry'Uwiteka rikomeza ku murongo 20 mu Rwanda rwa yango wana biso tozali batoma ya Kristo nicyo gituma tunywa mu cyimbo cya Yesu Kristo bao bazomema sango malamu koyebisa mokili nini Yesu Kristo asalela biso ni bano wajyanye mu butumwa bwiza bagiye kugira isi icy'Imana dukoreye muri Kristo Yesu nicyo gituma tunywa mu cyimbo cya Kristo ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe nuko twendega mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana kuko utigeze kumenya icyaha mwumvura urukundo rugiye gutangarizwa abantu kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha bwacu kugira ngo muri we duhinduke kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Reka dusome Yesaya 53. Yesaya mufate birazanye muri Yesaya 53 Yesaya 53 bazolobela liwa Yesu Kristo mukapo ya mine Yesaya 53 bari kuvuga abantu by'urupfu rw'umugaragu w'Uwiteka ari Yesu Kristo umurongo wa 4 kugeza ku 6 haranditswe ngo
ni ukuri nimba zacu nizo yishyizeho imibabaro yacu niyo yikoreye ariko twebwe twamutegereje nk'uko n'Imana agatumizwa nayo agahitanishwa n'imibabaro nyamara ibicumuro byacu ntibyacumitiwe yashenjaguye gukiranirwa kwacu igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we kandi imibyimba ye niyo dukirisha twese twayoge nk'intama zizimiye twese twabaye intatane uwiteka agushyira gukiranirwa kwacu boboto biso tobiki pona bapota ye azokaki biso nyonso topanzanaki lokola bameme tokomaki kokende moto na nzela na ye kasi Yawe atiaki mabe na biso nyonso na nzoto na ye. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana tubwiye tumaze gukora ibyaha twese twabimira amazina na biso kosala basuto komakilo kola bampate babungi Yesu Kristo kugira ngo asali myango ya lobiko na kupesa Yesu Kristo po yede amema mabe na biso nyonso na kati na Kristo tokomi batabo yenge bene kurimbuka kw'abanyabyaha kubebisama ya musumu kurimbuka kw'umunyabyaha ezutaka na makambo mibale ya liboso koboya kondimela sango malamu oyo kurimbuka kw'umunyabyaha kubebisama ya musumuki ezali lolenge na ye azali komitambulisa kotalela oyo nzambe asali biso na kati ya Yesu Kristo lobiko na biso eza ya kokoka na kati na Yesu Kristo tozali na ntina ya komema mabanga na mutute to mpe kosala mibembo kokende na Lamek po ete tokoka kokokisa lobiko na biso ekoki mpenza na kati na Yesu Kristo tika tososola malamu murashobora kwibaza atari ko se mutakoye komituna tugenda twikorera ibyo dushaka byose imirimo yacu masala ndenge tolingi misala eza na tina te na ba Efeso mukapo ya mibale ba Efeso igice cya kabiri mukapo ya mibale murongo kugeza kwa 10 reka mumva amagambo ko zela ya mwambe kino nazomi ndeto kotanga harunzwe amagambo bango gukizwa n'ubuntu kubikisama kamera ku murongo reka zo murongo wa mbere tokobanda nanu na haranditswe ngo ekomami boye namwe yarabazuye mwebwe barapfuye mu bicumuro n'ibyaha byaha pona mabepe masumu oyo bubandaka kosala ibicumuro n'ibyaha byacu nibyo bitumye benshi turaba pfumu by'umwuka yangwane sali tokomi bakufi na lolenge ya mulimu ntabwo bameze gukora ibyaha ndepesa kaliwa icyakora no kwihahari kugira ibintu sali ya solo ekoki kolongola yo na masumu bijyana ibicumuro byawe umva ingingo yoka eyano ya nzambe biso kimana mu gakiza kacu binope namwe Imana yarazuye mwebwe bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu ibyo mwagenderagamo kera bozalaki kotosa mokonzi ya umwami utegeka ikirere ari we mwuka ukora abatumvira ezalaki kobele binote biso nyonso pe tozalaka na mulongo tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira kandi ubwakavuke yacu twaraba kugirirwa umujinya nk'abandi bose kosala lisumu ekobikisa yote gukora ibyaha tondi Maria gukiza niwe wibwira ngo kubice kwita dukoreye ngo dubemezo gukora ibyaha ahubwo gatwemera Imana yatanze ayokela bato mawa mingi ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi Imana ishimwe cyane yaduhinduranye bazima na Kristo epesaka mawa mingi ndababara cyane kubw'impamvu ndi bubabwire ariko reka nyibabwireho tika na ebisa bino tina nyepesa ngamba bambula ebele tulikisa bamaze kandi nzi neza ko benshi batitewe kuva muri ubwo bubata babele miko bimana maze tuzi ko kugira ngo umuntu yemerwe n'Imana ari amajuru ari burarasenga nakondimisa maete kwanzamba ni mamutu esegale kisababu tuna mabondeli kwanzamba ni mamutu esengeli ateya mingi aruko atanga icyacu n'amaturo byinshi apesa moko na zomi pe makabwe ebele asala makambo ebele na lingomba botala igituma uyu munsi pona nini lelo igihugu cy'u Rwanda n'ahandi hirya no hino ya bamboke ebele atana RDC tozana batu ebele bazaba Kristo koleka bambula eleka kasi nde batu ya mapepe batondi koleka bambula eleka pona nini n'ubu ngubu kino lelo na yebi yango bato bozolanda liteya oyo
nushake uba uri umuyobozi mu idini runaka cyangwa itorero runaka, nushake uba ugaragarira abantu muri benshi ete ozali mukristo lokola bato bamonaka biso libanda balobi mutwana ayamba Yesu Kristo, bamoni aza na suki ya naturel, alati jipe ya mulayi, balobi aza adventiste to mpe bakombo mosusu, aza na biblia, alati veste pe cravate lokola ye alati kuna, okomona bazokumisa bato neti eza mpona lobiko na biso. Kasi bato ebele bozolanda biso mufite ibyaha, bozana masumu, mumaze igihe kinini cyane mu Rwanda ngo mubireke, bundana na yango bambula na bambula, kasi bozokoka kotika te. Kasi sango malamu ezali ete masumu wana kaka bino moko de boyebi yango, lingomba bayebi yango te, mibali pe basalaka basi bayebi te, basi pe basalaka mibali bayebi, nzamba za mutu malamu asambwisaka mutu te, loba yo moko misambu na kotalela boye nzambe nde atalaka na puku bato bazokoba na bomo ya kozipa masumu. Yoka mutu akoleka bafarizie kobomba masumu te. Tika na ibisa bino boyenge bene ya bafarisayo tozana na baefeso umutunzi imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rw'icyo dukunze, ubwo twadupfe tuzi ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwabakijije, nuko ituzura nawe itwicaranye nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza izakare ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose itugirira neza muri Kristo Yesu. yandelote emonana tango makambo ya sika ekoya. Abaroma, mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma mu gice cya 11 umurongo wa 2 ndagira ngo wumve ingingo uburyo ikomeye cyane kandi remereye. Urwandiko Paulo yandikiye Abaroma igice cya 11 ku murongo wa 2 handitswe ngo, kuko Imana yabumbiye hamwe abantu bose mu bugome kugira ngo ibone uko ibabarira bose. Nzambe akomisaki bango nyonso lokola bato ya boloko po baboyaki kotosa ye, asalaki bango po ayokela bango nyonso mawa. Imana yatubumbiye muri Adamu, mu bugome bwa Adamu, mu gicumuro cya Adamu, kandi kugira ngo idukize, kugira ngo itubabarire, irongera ifata ibyo muntu yose muri Adamu, irongera ibumbira muri Kristo. Na kati na Yesu Kristo na ibyo soki baloba bososoli yango Adamu ekomani na misala ya batoma nzela zomi na samu. Tango kola bandaki kotea na mboka ya Atene, alobi nzambe ya lola akotisaki batu nyonso na kati ya Adamu. Hanyuma bitewe n'uko ku bw'igicumuro cya Adamu twabibonye twabayeho mu kigo cy'Uwiteka, Imana ku bw'urukundo rwayo rwinshi na bolingo mingi ya Nzambe na bolingo na mawa ya Nzambe, Imana irongera ifata ibyo ukomeye yose uko yakabaye yitereza muri Kristo na kati na Kristo, imaze gutereza muri Kristo, Kristo mu buryo bw'igitangaza cyangwa bw'akaziranenge ashyirwa mu nda ya Mariya, achami na kati ya ligumu ya Maria. Gwari mu nda ya Mariya. Bebe oyo azalaki na ligumu ya Maria ezalaki mbuma ekangisi mokili mobimba. Rwavutse turi muri Kristo. Biso nyonso tozalaki na kati na ye Yesu Kristo. Imibereho yose bomo ya Yesu Kristo nyonso asbumeli yango lolenge ya bomoto nyonso zalaki na kati na ye. Tango akufaki na ekulusu Yesu Kristo akufaki pe batu nyonso na kati na ye. Na baloma mukapola motoba nzela ya kububatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe. Boyebi ete biso nyonso tozwaki batisi mopo tokoma bato ya Kristo Yesu, tozwaki yango po tokufa esika moko na ye. Tango babatisaki biso ezalaki lokola bakundaki biso esika moko na ye. Esalamaki boye po ndenge tata asekwisaki Kristo na nguya na ye, se ndenge wana biso pe tolanda bizaleli ya bomoi ya sika.
tugaruka mu Efeso 2 kugira ngo iyi ngingo yumvikane. Nababwiye turakoresha imvugo za Bibiliya, tokozonga na ba Efesiens ya mibale umurongo wa 5 wa Efeso 2 kubw'urukundo rwinshi dukunze pona bolingo mingi alinga ibicumuro byacu ubuntu nibwo bwabakijije, nuko ituzurana nawe, ituzurana na Kristo, itwicaranye nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu Yesu Kristo Imana izerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose itugira neza muri Kristo Yesu. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Iyo ijambo ry'Imana rivuze ngo mwakijijwe n'ubuntu bwo kwizera, hari igihe bafata imbaraga y'ubuntu bw'Imana nk'imbaraga iri mu cyuka cyangwa kugira ibitekerezo by'amategeko, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo mwakijijwe n'ubuntu bwo kwizera riri kuri twe abandi batubwiye ngo bazoyebisaba oyo bakufaki kasi ngolu ya Nzambe nde ikibazo niba ushaka kumenya ko kiri n'ubwo kwizera. Ikibazo ijambo ry'Imana ryatubwiye ko ari icy'ibyaha n'ibicumuro byacu. Mbese ubuntu bw'Imana bwagukije gukora ibyaha? Ngolu ya Nzambe epekisio kosala masumu. Waretse gusambana, ureka kwiba, ureka kwica, ureka gucira umugore cyangwa umugabo wawe, ureka kunyereza imisoro no gukora amanyanga mu butunzi bwawe. Umuntu akubwira ngo twakijwe n'ubuntu umaze icyo yakize icyo ari cyo. Hari igihe ngo bakijwe n'ubuntu bwo kwizera ngo ibyo by'amategeko nimutubwire bakiri indembe zo gupfa bababika nzoka bazananu babeli na kati ya masumu zo kurimbuka, ariko mwibuke ingingo turi kureba ingingo zirebana n'agakiza k'umuntu. Ntabwo turi kureba ingingo zirebana ingingo zana agakiza k'umuntu. Mwakijwe n'ubuntu bwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni Imana y'Imana. Ibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, ko turi abo yaremye iturane imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyo Imana yiteguye kera kugira ngo tuyigenderemo, oyo Nzambe abongisa utakala hari uruhande rubi Satani yaremereye w'agakiza gashingiye ku mirimo. Satana akomisi kilo na kotalela misala na kati ya kubikisama na misala kasi sika mususu kubikisama na ngolu. Ibyo Kristo dukoreye Kristo asalela biso bitera umwete gupfa ku cyaha bikamuhindura icyaremwe gishya. Ntabwo uyu muntu kubahiriza isabato, ntabwo uyu muntu gukoresha umutungo we mu murimo w'Imana, ntabwo uyu muntu kwambara kwe, ntabwo uyu muntu kurya kwe, ntabwo ari ikibwiriza abantu mubwiriza bo mu kanisa. Reka wumviye ku mutana w'umugome biraza kugutangaza cyane. Kimwe nababwiraga, reka dusome gukererwa kwa Gifarisayo. Abafarisayo barafite umurongo upfuye kuko mu Baroma, mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 10, reka wumva aho babikomoye. Abaroma igice cya 10, kandi nubwo njye gusoma iby'Abafarisayo ni ibyacu. Iyi ngingo ngo ngiye gusoma uko yabaye ku Bisirayeli n'uyu munsi wa none niko byatugendekeye. Abaroma 10 hari umutwe bagavanga Abayuda bivuza kugira ngo kw'Imana, bivuza kugira ngo kw'Imana bakajya mu kabari, bivuza kugira ngo kw'Imana wenda bakigira mu turyinyo, bivuze kugira ngo kw'Imana bakora iki na boyenge bene ya Nzambe bakekomela masanga bakeyi wapi. Bene data, ibyo umutima wanjye wifuza nibyo nsabira Abisirayeli ku Mana, ni ukugira ngo Bayuda babika wana nde likambo nasengaka na Nzambe. Turi kureba ingingo zirebana n'agakiza k'umuntu. Pawulo yandikira Abaroma aravuga ati mva bene data, ibyo umutima wanjye wifuza nibyo nsabira Abisirayeli ku Mana, ni ukugira ngo bakizwe. Ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, kuko bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, kuko ubwo batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko ntabwo bicaye ngo babaze Imana. Kimwe nababwira, ntabwo bashatse Uwiteka, ntabwo babwiye Imana bati ko tutazi gukiranuka kwawe tukaba turi impeza amajyo
tukaba turaba kurimbuka duhishurira umwana wawe akomisa bango bosembo kuko ubwo batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Reka mwumva akaga gaturuka ku kwirengeza gukiranuka kwa Kristo abantu bakihangira gukiranuka kwabo. Nuko iyo umuntu amaze kwihangira gukiranuka kwe ikintu gikomeye akora gikomeye imbere y'ibindi ni ugusuzugura gukiranuka kw'Imana. Nicyo nababwiraga abafarisayo bamaze kwihangira gukiranuka kwabo no kwizera amategeko cyane ikintu bakoze gukiranuka kw'Imana kumaze guhishurwa nibo banze Yesu baramubamba. Kandi uyu munsi wa none mu matorero ya Kristo by'umwihariko muri iyi minsi umuntu wese ugaragaza ubuyobe n'ikinyoma isi yose yashyizwemo ya Gikristo akongera agahishurira abantu kugira ngo Kristo kuzimu kwari uyu muntu arangwa kandi akagwanywa kuko impamvu iranumvikana. Gukiranuka kwa Kristo bikoze isoni ibyo abantu bihangira bakita gukiranuka. Ntabwo uzabwira umuntu umaze kugera ku titire apotre, ntabwo uzabwira umuntu umaze kugera ku titire bishop, ntabwo uzabwira umuntu umaze kugera ku titire ya pasiteri, umukuru w'itorero, umubwiriza w'igihangange, uyobora itorero rigari, bitero batu bazali okoye bisaete uyobora itorero urimaze n'imyaka n'imyaka kati alingomba uyoye bisaeke oya zosala Yesaya 63:5 ari ubushwambagara bw'izinga. Yesaya yaravuze ngo nibyo twakiranutse byose tozana ngo boyenge bene ezabilamba ya kupasuka. Igihe Yesaya yavuze ngo bizinga ntabwo Yesaya yavuze ko ari ibyaha by'ingoma nubwo rero n'ubundi bisoza umuntu ari kubikora rwihishwa. Yesaya lubikoyo tozalaki bayenge bene na kati na yango kugira ngo rero hatagira umuntu ureba ko ari shyashya mokote amimona ete akoki akumva ngo we afasha abakene cyane akababola mingi akumva we wari ukuntu ibintu by'Imana byirukanamo kurusha abandi akavuga atari n'ikimana izagera kuzamba kundima epo na misala wana. Reka umwe abafarisayo gukiranuka kwabo. Matayo 23:25 haranditswe ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano kuko mwoza inyuma y'igikombe n'imbehe ariko imbere yabyo huzuye ubwambuzi bwanyu no kutiriba kasi na kati na mitema botonda na moyibi pe na baposa ya mabe. Ucyangwa abafarisayo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano kuko mwoza inyuma y'igikombe n'imbehe ariko imbere yabyo huzuye ubwambuzi bwanyu no kutirinda. Wa mufarisayo uhumyewe banza woze imbere y'igikombe n'imbehe inyuma yabyo habone kuba heza. Okufamiso bosukola liboso kopo na kati bongo libanda na yango ekokoma pe peto. Ntabwo Yesu avuze ngo banza woze imbere y'igikombe n'imbehe mwabibone koza inyuma. Oya, aravuze ngo banza woze imbere y'igikombe n'imbehe maze inyuma habone kuba heza. Niba umuntu nababwiye ikintu ntabwo umuntu w'umunyabyaha bitewe n'uko yakoze icyaha bitewe n'ikigezo beretse ntabwo igiti cya pome kiba igiti cya pome kubera ko cyamaze kwera imbuto za pome. Ntabwo indimu iba indimu kubera ko bari kuyisaruraho imbuto z'indimu. Muri kamere yayo urubuto rukiri mu butaka rutangira kurabya kwa tuba bituma bitangira gutunga iya n'indimu. Ijambo ry'Uwiteka riravuze ngo igihe kamere izaba yahindutse turaza kureba ikintu imbaraga ikora. Buriya iyo abantu bemeraga imbaraga y'ubuntu bwa Kristo ikora mu mutima w'umunyabyaha, iyo abantu bemeraga ibyo ijambo ry'Uwiteka ryatubwiye icyo Imana yadukoreye muri Kristo Yesu akaba aricyo tubwiriza, mwaba mureba abantu impinduka zabaho nabo zabatangaza ku buryo abantu bose bakizaga. Dufate urugero Yohana 5 Yesu mu kidendezi cy'Ibetesida yaragitegetse ngo haguruka ikore ibintu byawe utahe. Kiriya kirema kiyumvisemo imbaraga biturutse mu kumva no kwizera ijambo rya Kristo
ntabwo ari kukibaza mu buryo bwa siyanse uko byagenze ukibaza uburyo ubugingo rwagororotse cyangwa wagororotse ariko cyari gifite ubuhamya bumwe ntabwo kibasha kugenda kibagaho gikururuka none ubu ngubu ni kizima kibasha kugenda iyo bemeraga gukenerwa kw'Imana muri Kristo Yesu iyo batwemeraga igitambo cya Kristo cyadukoreye tukivanaho amaso twagira impinduka z'igitangaza mu bugingo bwacu wenda tutabasha gusobanurira abantu nk'uko nagira kibazo mu buryo bwa siyansi kitabasha kuvuga bati wenda Yesu yageze muri sale ya operasiyo ujya atuma bagira n'abarwayi antera ikinya arambaga ubundi tugenda kwa muganga ntabwo cyari gifite natwe twagaragarwaho n'impinduka zo gukenerwa kwa Kristo ziri mu mibereho yacu wenda tukaba tutabasha kubisobanurira abantu mu magambo cyane ko ibyo amagambo atari byo bikenewe ariko tukabaho imibereho yuzuye amahoro no gukenerwa kw'Imana kandi imibereho ikaryohera abandi ariko tukaba abafarisayo kandi niko Kristo by'umwihariko mu itorero ry'Imana mwebwe banditsi n'abafarisayo banjyajyamye muzabona ishyano kuko mumeze nk'ibituro byasizwe ingwa bigaragara inyuma ari byiza nyamara imbere byuzuye amagufwa y'abapfuye n'ibihumanya byose niko muri namwe inyuma mugaragarira abantu muri abakiranutsi ariko mwuzuye uburyarya inyuma mugaragarira abantu muri abakiranutsi mureke nababwiye ijambo rimwe bino pe na libanda bozali komonana lokola bato ya malamu kasi na kati botonda na lokuta pe na mabe libanda bozali komonana lokola bayenge be na kwebisa biloba moko ntabwo biri buza gusaba ko ari ibiyere ku Imana iri bunyereke ariko ngiye kubabwira ibintu bibiri imibereho y'abantu bari kuyirinda benshi bafite ibyaha bari gukora bakiyambika umwambaro w'idini ariko bo ubwabo ndabizi ibintu wese uko iki gikingi ntabitekereze mu mwanya muto araza gusanga hari imibereho yagerageje akiharika agafata ingamba ariko bigasoza byamunaniye kugeraho nanone bitewe n'umugeni na satani ntahite yerura ngo agere nk'umupagani weruye ku karubanda agakomeza kujya mu rusengero agakora inshingano z'idini bitewe n'uko ibibwiza byuzuyeho ni ibibwira abantu ko hari ibintu runaka bakora by'imirimo igaragara Imana ikabemera akaba atahari impamvu ntiyumve icyuho muri nyema mugaraniye ahari nuko ntanga amafaranga make agatanga menshi ahari nuko ntege mu materana akayajyamo cyane ahari nuko ntagikanyarira nuko ntagimaka nuko ntagikiro bikazasoza umurimbike kuri byirinda na mangengengete na kei na mekite ukumona mutu akubunga kakabuye ndabinginze iyi ngingo muyitekerezaho cyane mwitonze nk'uko uzi ukora umushinga wo gushaka amafaranga cyangwa kubaka inzu cyangwa izindi poroje abantu tugira muri ubu buzima wicare hasi ushaka umwanya ukora umushinga proje ya kotonga ndaku ya koluka mbongo fanda pesa la proje ya bomo ya seko na yo cyangwa kwa gifarisayo reka mvingiye ni iki kintu ni ikihe kintu likambo nini mwibuke turi kureba ingingo z'agakiza k'umunyabyaha ingingo ya mbere twahereho igihe umunyabyaha yari afite ikibazo yagiraga ikibazo atamaze gutuma nasomye isomo ryo mu Baroma 5:18 hatubwiye ngo kuba igicumuro cya Adamu n'igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu ukwezi ducirwaho iteka niko nicyo Kristo yakoze cyatumye abantu bose dutsindishirizwa duhabwa ubugingo buhoraho ntabwo ubugingo buhoraho umuntu abukorera ntabwo gutsindishirizwa ko umuntu abukorera kubw'icyo Kristo yakoze twaratsindishirijwe duhabwa ubugingo buhoraho ubwo ni bwo butumwa bwiza bugomba kubwirwa abantu kandi iyi nkuru mu mutima ikigishwa uko bikwiriye izagira imbaraga y'ubwayo ifite n'imbaraga yo gutera umunyabyaha guhinduka agahinduka icyaremwe gishya umunyabyaha usigara yanga ikintu cyose n'amategeko y'Imana agakunda ikintu cyose gihuye n'ubushake bw'Imana na gahunda y'Imana iyi ngingo ngiye kuyibasomera kugira ngo ibintu mubyumve mfite igitabo hano cyitwa Yesu Kristo gukiranirwa kwacu Yesu Kristo boyenge cyanditswe
n'umugabo yitwa Arthur Daniels yahoze yabaye perezida general conference mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na rimwe kugeza mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na makumyabiri na kabiri ko yabaye general conference y'itorero ry'abadivantiste ku isi igihe cy'imyaka 21 aza kuzakusanya ingingo zirebana n'ubutumwa bw'utsindwa n'ubwo kwizera mwaka w'igihumbi magana cyenda makumyabiri na kane bari mu nama muri Mexique zijya muri kino gitabo cyitwa Yesu Kristo gukiranuka kwayo. Reka wumve ingingo n'amagambo Ellen White yanditse mu kinyamakuru cy'Urwibutso n'Integuza. Muri kino gitabo bagifite ni kuri page 57. Reka mumve ingingo. Haranditswe ngo nk'uko tumaze kubona muri Bibiliya, niba munifuje ko tubanza kureba hamwe muri Bibiliya kuko ibigiye kuvugwamo ahangaha n'ubundi nibyo twasomye muri Bibiliya. Ingingo ikabaka mu mutima w'umunyabyaha ni Yesu kandi Yesu w'abantu. Ingingo ikabaka mu mutima w'umunyabyaha ni Yesu kandi Yesu w'abantu. Ku musaraba w'i Karuvari Umukiza agaragariza isi urukundo rutagereranywa. Mugaragarize Yesu rero abantu benshi bashonje, kandi umucyo w'urukundo uzakura abantu mu mwijima ubageze mu reka wumve ikintu igitabo cyawe kizakora. Mugaragarize Yesu, kandi kugaragaza Yesu ntabwo ari ukuvuga amagambo menshi tuvuga Yesu kolakisa Yesu Kristo ezali maloba te. Birasaba ko igitabo cyawe gikora mu bugingo bwacu. Noneho tukajya kuvuga Kristo waduhiriye tukavuga Yohana tuti ibyo twabonye ibyo twumvise uwo twakoze ntibizabivuga mukoraho niyo jambo ry'ubugingo tubabwira apana bya bintu by'abapadiri n'abapasiteri niyo numva bavuga ngo mwumve ibyo uvuga ngo ariko nimurebe ibyo icyitegererezo cy'umuntu icyitegererezo atanga gifite uburemere kuruta amategeko menshi abafite kwemera abantu amagambo muzayasoma. Icyitegererezo kimwe gifite imbaraga n'agaciro kuruta amategeko menshi. Haranditswe ngo ku musaraba w'i Karuvari Umukiza agaragariza isi urukundo rutagereranywa. Mugaragarize Yesu rero abantu benshi bashonje, kandi umucyo w'urukundo rwe uzakura abantu mu mwijima ubageze mu mucyo, bave mu gucumura bajye mu kubaha n'ubutungane nyakuri. Bitewe no kugaragaza abantu igitambo cya Kristo nicyo twadukoreye, tukabahishurira urukundo rw'Imana kuko ari Yesu. Ibyanditswe batubwiye ngo abantu bazava mu mwijima bajye mu mucyo, bave mu gucumura bajye mu butungane no kubaha Imana nyakuri. Kwitegereza Yesu ku musaraba w'i Karuvari kuruta ibindi bintu byose nibyo bizakangurira imitima kumenya kamere n'imbaraga n'icyaha. Amagambo ni meza cyane. Nagize agahinda cyane ubwo natekereza kuri aya magambo yasoma, ntekereza imyaka tumaze iyi ngingo bwa mbere twarayihishwe, ariko kabiri natwe ntacyo twakoze kugira ngo tuyihishurirwe kuko twizeye ubuhumyi ibyo abayobozi bacu batubwiye ko gukiranuka tugakurikiza tutabira mu biganza byacu. Ntihagira ubwo nubwo dutekereza neza ngo umuntu yiheze abaza Imana. Yesaya twasoma ngo mbese ibyo abazima byabazwa bapfuye. Uruzi ko abapadiri mwiringira n'abasenyeri n'ababishopu n'abapasiteri n'abakuru b'amatorero yanyu mwari muzi ko ari abatumire ko barirwa nk'amwe ari abanyabyaha, ndetse bamwe muri bo bakora ibyaha by'uruhoro. Mwari muzi ko benshi muri bo ari abatinganyi kandi bavuga ngo namwe mwari mupfuye muzi ibyaha n'ibicumuro, abo ngabo ni abapfu. Muri Yesu ibyo byatubwiye ngo mbese ibyo abazima byabazwa bapfuye. Yesaya 8:9 baraza ngo mbese abantu
ntibari bakwiye gushaka imana yabo akaba ariyo babaza, maze batoranya ko dukwiriye kubaza imana ku murongo wa 20 ngo nimusanga amategeko y'imana n'ibiyihamya, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo nta musigizi abatambikira. Umva imbaraga y'uru rukundo. Baratubwiye ngo kwitegereza Yesu ku musaraba w'i Karuvari kuruta ibindi bintu byose nibyo bizakangurira imitima kumenya kamere y'imbaraga n'icyaha. Nababwiye ikintu reka mbahe igitekerezo kimwe, ntabwo ari igitekerezo cy'ibihimbano, kuko ibyo ngibyo birabibuzanya cyane kujya guhimbira igitekerezo ku ruhimbi ngo byagendekeye gutya. Ibyo ngiye kubabwira cyabayeho mu kigo cy'ishuri, ntari buvuge izina kuko impamvu nyine z'uko ari ibyabayeho wenda, ariko ntibabwire inkuru ye namenye. Umwana w'umuhungu yiga muri Toronkome aza kuzacudika n'umukobwa, ariko uwo mukobwa murusha uburiganya cyane, bihereye mu mwijima, bize mu bigo bimwe bakoreshaga iyo terime babitaga gufunga inguni. Umwana w'umukobwa ashaka yuko ashaka gusambana n'uwo muhungu, nubwo umuhungu yari atwawe n'amarangamutima mabi y'ibyifuzo bya kinyamaswa by'icyaha, ntabwo yigeze asambana n'uwo mukobwa kubera ingingo. Uwo mwana w'umuhungu ari kubibwira mugenzi we hari ubwo buhamya, yaramubwiye ngo natekereza icyizere mama ngirira, ntekereza uko mfata, nsanga nindamuka nkoze icyo kintu cyo gusambana n'uwo mukobwa naramukiye mama, mfata umwanzuro wo kubivamo uwo mukobwa kandi abo bana b'abanyeshuri bari babiri, nyina w'umusore ari mu rugo, ariko kubera kuvuga umurimo uwo mubyeyi rero akoze wo kurera umwana we mu biganza bye, apana kumujugunyira abantu baranyine amuremamo icyizere n'urukundo rwatumye igihe nyina bamwohereza ku ishuri. Mu gihe cy'ikigereranyo n'ibishuko, uwo musore yabwiye uwo mukobwa aravuga ati, yabwiye uwo mugenzi w'umusore ariko umuntu aramubwira ati umva, natekereza icyizere mama ngirira, ntekereza ukuntu mfata, ndavuga ni ibintu ndamuka mbikoze, ndabamemukiye mama kandi aravuga arabamuyamukiye atari naho ngaho. Urukundo kuba rwarigarurira umutima wo mu buryo ntabwo rumutera gukora ibyaha, ahubwo rumutera kwiga. Niba gusobanukirwa cyane n'urukundo rwa Kristo bigutera gukora ibyaha, bwa mbere niba wize gusobanukirwa n'urukundo rwa Kristo cyane ukumva rw'uburenganzira bwo gukora icyaha, bwa mbere nuko wishuka kuvuga yuko usobanukirwa n'urukundo rw'Imana. Icya kabiri, niba urusobanukiwe ko nk'ukora uri wamaze gukirwa w'icyaha, ikintu cyatumye Adamu na Eva bakora icyaha, mu nama y'agakiza Imana ikemera gutanga umwana wa Yesu Kristo kugira ngo adupfire, ariko Satani n'abamarayika bagakora icyaha mu ijuru, Yesu ntiyitanga ngo abapfire abacungure. Ni ukubera iyo ngingo Satani n'abadayimoni be babaye mu bwiza bw'Imana n'urukundo rwayo, ntabwo babwigishwaga, bari bazi Imana kurenza uko ikindi kiremwa cyo cyayimenya. Igitambo cya Kristo cyari kigamije kugira ngo gihishure umuntu urukundo rw'Imana yadukunze, maze urwo rukundo rukaba umutima w'umunyabyaha umutera kwiyegurira Imana. Niyo mpamvu Pawulo yavuga aravuga ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata, urukundo rwa Kristo ruraduhata. Satani ikintu cyatuma adacungurwa mu nama y'agakiza, nta nama yo gukiza Satani igeze ibaho yagakiza gucungura Satani. Icyabitera urukundo rw'Imana Satani yasobanukiwe kugeza ku rwego nta kindi kintu ari kurengerezwa. Ariko Adamu we na Eva barashutswe, Imana ibagaragaza urundi rukundo rwisumbuyeho, kandi Imana ishimwe cyane urwo rukundo rw'Imana ruzareshya benshi muri bene Adamu maze bakiri mu bugingo buhoraho. Niyo mpamvu bitubwiye ngo kwitegereza Yesu ku musaraba w'i Karuvari kuruta ibindi bintu byose nibyo bizakangurira imitima kumenya kamere y'imbaraga n'icyaha. Hari igihe ushobora kwibaza utari kose ibyo bintu kuvuga ko mu nsengero tuvuga Yesu, no mu ndamukanya tukavuga ngo Yesu ashimwe, ndetse no mu ndirimbo tuziririmba cyane, ndetse y'amatora menshi ya gikristo akaba n'amazina y'amatora yenda yaduka akaba yiyitira Kristo. Ni iki gituma izo mpinduka zitabaho kandi ukaba uri kuvuga yuko ibyo bintu bitabaho? Mva ingingo ikurikiyeho hepfo haranditswe ngo Kristo
ntiyagaragajwe mu bijyanye n'amategeko nk'umutambyi ukiranuka kandi w'umunyampuhwe wageragejwe kimwe natwe mu bintu byose ariko ntiyakora icyaha. Reka wumve amagambo akurikiyeho. ntiyamamajwe imbere y'umunyabyaha. bavuze umurimo wa Kristo nk'igitambo, incungu n'uburyo bushobora gukiza ku buryo budashishikaje kandi bukonje. n'igihe tuvuze ibya Yesu baravuze ngo Yesu ntiyamamajwe imbere y'umunyabyaha. bavuze umurimo we nk'igitambo, incungu n'uburyo bushobora gukiza ku buryo budashishikaje kandi bukonje. icyo umunyabyaha akeneye kumenya ni Kristo mu butungane bwe bwose. ni umukiza ubabarira. urukundo rutagereranywa binyuze mu mwuka wera ruzemeza kandi ruhindure umutima unangiye. ngiye kuba urugero. ikintu nzi ko mu madini yose hatavuyemo na rimwe. niba ushaka kumenya uburyo twamenyesheje Yesu, twabwirira abantu ibya Yesu mu buryo budashamaje, budashishikaje niko bavuze kandi bukonje. ngiye kuba urugero rumwe. amadini yose, amatorero y'abakagira aramutse yigishije ibya Yesu akabishyiramo imbaraga, n'uwo imbaraga bakoresha bakabana amafaranga, nangu yao basalela kana kusenga mbongo sanza mopeko kolekate na kumona mbongwana. ariko muri iyi minsi umuntu avuga igitambo cya Kristo akagihuza n'amafaranga, akavuga igitambo ari akagihuza n'amafaranga, akajya mu buturo bwera ibitambo akagihuza n'amaturo no kuva mu nsengero. abantu baramutse bashishikajwe no kwigisha abayoboke babo igitambo cya Kristo bikabashishikaza kuba bashishikaza babaka amafaranga, lenge moko basala ka ere bazosenga mbongo ukumona mbongwana. reka wumve umusaruro w'imibereho abakristo by'umwihariko mu bwoko bw'Imana, turi kubaho muri iyi minsi. wumva imvano imvano yabo. impamvu dufite imibare mu bitabo by'amatorero menshi atandukanye, imibare yongera uko bwije n'uko bukeye, ikaba ikongera imibare y'abarimbuka ntiyongera imibare y'abakizwa. yanditse mu gitabo cy'ikinyamakuru cy'umusoro n'integuza cy'umwaka w'igihumbi magana inani na mirongo inani n'icyenda, umwaka umwe nyuma y'inama y'imini ya polisi, haranditswe ngo ababwiriza ntibamenyekanishije Yesu uko ari kose, haba mu nsengero, haba mu turere duke twabwirijwemo ubutumwa. none ubwoko bw'Imana ntibufite kwizera gukomeye. kwezwa kw'itorero gushingiye ku bayobozi, kwezwa gushingiye ku bizera. kuko nta mwiza, ubundi akababwira iyo bavuze ko hari ubuyobe bwaje mu itorero, nta mwiza uzakuzana ubuyobe butwara itorero, nta mwiza uzana ubuyobe buzanwa n'umuyobozi. none se umwiza yayobya ndetse yakwiyobya akava mu itorero akagenda, ariko iyo ubuyobe buzanwa n'umuyobozi nta buyobe buzanwa n'umwizera. niyo mpamvu kutizera kw'abagize itorero biri ku mutwe yacu ababwiriza, biri ku mitwe yacu abayobozi. ababwiriza ntibamenyekanishije Yesu uko ari kose, haba mu nsengero, haba mu turere dushya twabwirizwa. ntabwo bamenyekanishije Yesu uko ari kose ngo haba mu nsengero, ubwo mu nsengero habwirizwa iki? ijambo ry'Imana kuri tubwiye ngo haba mu turere dushya twagiye gukora amavuna mu nsengero zisanzwe bishinzwe, ntabwo twabwiriza ibya Yesu, ababwiriza ntibamenyekanishije Yesu uko ari kose, haba mu nsengero, haba mu turere twabwirizwamo ubutumwa. none ubwoko bw'Imana ntibufite kwizera gukomeye, ntabwo babwirije uko bikwiriye ko Kristo ari agakiza kabwo, akanaba no gutsindishizwa kwabwo. iyi ngingo igomba kuremerezwa. paje 49 haranditswe ngo
muvuge ibya Kristo wabambwe, boloba natina Yesu Kristo abakama na muvuge ibya Kristo wabambwe, bolobela natina mubivuge mu masengesho yanyu, mumuririmbe, boloba na azamenagura kandi yigarurira boyemba ye akubuka pe. Birasa nkaho nta rindi jambo tugomba kubwiriza abantu. Buri ngingo tubwiriza, buri ngingo twigisha, ariko Satani n'umugome. Uzi ko umunyabyaha aba ari injiji ikomeye cyane. Icyaha kiragenda kikica umuntu mu bwenge ku buryo n'imibare isanzwe umupagani yakora ari gukora bizinesi, umuntu igenda ikamunanira burundu. Ngiye kubabwira iki kintu. Nikodemu amaze kwakira Kristo, ntabwo atuye 20,000 cyangwa 50,000, ntabwo yatuye imodoka zazindi abantu batura abantu bakabaga ku mashingo batuye. Ibyanditswe biratubwira ngo Nikodemu Yesu amaze gusubira mu ijuru, we na Yosefu mw'Arimataya bafashe imitungo yabo yose kuko iyo n'urukundo rwa Kristo, iyo mitungo yabo barayizana itera inkunga umurimo w'ivugabutumwa itoro rya mbere ry'intumwa ryakora. Ko ari igihe abantu rimwe na rimwe ubutumwa bubwirizwa bakavuga ngo kubwira abantu bakora iki bizabyara, ahubwo kizabyara ubu butumwa nimara bakabubwirwa nuko nubwo mbizi neza ko buzakirwa na bake nimugire ngo nubwo nababwiye ngo kuyoba kwitora n'ubuyobe bwanyu bushingira ku byabazo ko abayobozi n'abagenzi bigomba kwigishwa n'abagena gahunda zigomba kubaho, nimugire ngo bitsindishiriza bize dufite umugabane muri bo bizera kundi ibyaha, dufite umugabane muri bo bizera iyo ijambo ry'Imana ribakura kugira bagundiriye rivuzwe barakara bakabatuye mu bananga. Ariko ibyanditswe biratubwiye ngo muvuge ibya Kristo wabambwe, muvuge amasengesho yanyu, mumuririmbe, azamenagura kandi yigarurira imitima. Amagambo meza ariko y'ibyo bigaragara inyuma no kugaragaza ibitekerezo bidafite ireme bizera imbuto nke gusa. Urukundo rw'Imana rukora mu mitima y'ababwirizabutumwa ruzagaragarira abo babwiriza. Imitima ifite inyota y'amazi y'ubugingo, imitima ifite inyota y'amazi y'ubugingo, nimugatume isubire y'amara masa. Iyi mitima by'umwaka muri iyi minsi ifite inyota y'amazi y'ubugingo, ijambo ry'Uwiteka rivuze. Muyigaragarize urukundo rwa Kristo, mubabare kuri Yesu, nawe azabaha umutima w'ubugingo n'amazi y'agakiza. Ikinyamakuru cy'urwibutso n'integuza cyo mu mwaka w'1903. Hari ikintu ngira ngo abantu dutekerezeho. Ingingo ikomeye cyane y'uburyo kano gakiza ko kwihangira abantu bihangiye, gukenuka abantu bihangiye cyane kurenza nuko umuntu yaba umupagani wewe. Ngiye kubibasomera mwumva ukuntu mu gitabo cy'Ibyifuzo kuri paji 20, igitabo cy'Ibyifuzo byose kuri paji ya 20 mu cyiciro cya 3. Ikintu gitangaje muri aya magambo nuko muri buze gusanga idini igaragaza umuhati cyane wo kwizirika ku mirimo, wo kwihambira kugira ngo abantu bakizwe n'ibyo bakoze. Iyi dini niyo abantu bishimira cyane yuko umuntu ugira uyu muhati n'ugaragara nk'umukristo muri iyi minsi. Paji 20 isubiye 3 uvuye hasi. Akoresheje ubupagani akoresheje ubupagani, Satani yamaze igihe kinini ayobya abantu kugira ngo abakure ku Mana, ariko cyane ukunesha kwe kwagaragaye mu kugoreka imyizerere y'Abisirayeli. Kunesha kwa Satani cyane kwagaragariye mu kugoreka imyizerere y'Abisirayeli, mu gutekereza no kuramya kugira uko bibwira
abapagani bari barabuze inzira yo kumenya Imana kandi barushaho kuba basangaki lolenge ya koyeba Nzambe pe bakomaki mabe koleka mu gutekereza no kurinda kugira uko bibwira. Abapagani bari barabuze inzira yo kumenya Imana kandi barushaho kuba babi cyane. N'Abisirayeli nabo niko byabagendekeye. Lolenge moko pe n'Abisirayeli nabo biravuze ngo baramya mu gutekereza no kuramya Imana bakugira uko bibwira bakeko gumamela Nzambe na lolenge maze batera kuba babi cyane. Ariko nigeze guha abantu umukoro n'umunsi ngiye kuba mukoro moko na pesa ki devoir lelo pe na pesa devoir wana na yebite osambela kana bizagutwara umwanya kasi mukoro moko zwa tangu aho ukurikira buhumya abayobozi b'itorero ryawe wicare hasi lokola aveugle usuzume impamvu z'ibyiringiro ufite pona nini uzali na Petero avuga ngo mujye muhora iteka mwitega gusubiza umuntu impamvu z'ibyiringiro ufite nyose bobele mapona kopesa eyano muhora mwitega gusubiza idini ryizera alobite ke mo ko defendre oyo lingomba na bino bitandukanye n'amahame itorero rye rigendera ryizera. Ibyo ni ibyiringiro bikomeje umutima wawe elikia uwezana mutema nayo okokiko telema liboso ya moto. Nebukadinezari agatanga itegeko ryo kuramya igishushanyo kibanza ryo gusenga mu buryo bujyanye na gahunda y'Imana. Ukamubwira uti ntabwo mbasha gufukamira ku itegeko ry'Imana irabyanga nubwo napfa ntabwo nibukorera ibigirwamana byawe nk'uko Saduraka na Meshaki na Abedenego basubije Nebukadinezari. Ibyo byiringiro urabikeneye nko ku munsi wo kugeragezwa pwete mukolo komeka ukozala n'abakonzi ya lingomba te. Ukeneye kumenya izina ryawe ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ukeneye kumenya niba wabasha kureba n'urupfu mu maso udafite ubwoba. Mu gutekereza no kugira uko bibwira abapagani bari barabuze inzira yo kumenya Imana kandi barushaho kuba babi cyane. N'Abisirayeli nabo niko byabagendekeye. Ihame rivuga ko umuntu abasha kwihesha agakiza kubw'imirimo ye bwite. Ihame rivuga ko umuntu abasha kwihesha agakiza kubw'imirimo ye bwite niryo rufatiro rwa buri dini rya gipagani. Ahantu hose uzabibona niba shaka bazaye bavuga yuko ari itorero rya Kristo, niba gahunda z'iyobokamana bafite zishingiye cyane ku mirimo iseswe n'amategeko, abantu bagatekereza bakumva ko bagomba gukira bitewe n'ibyo bakoze. Idini rya gipagani kuko baravuze ngo ihame rivuga ko umuntu abasha kwihesha agakiza kubw'imirimo ye bwite niryo rufatiro rwa buri dini rya gipagani. Noneho ryari rimaze guhinduka ihame ry'idini y'Abayuda. Satani yari yarabijyamo iyo mbuto, aho iryo hame rikurikizwa hose abantu niba bagifite ikibakingira gukora icyaha. Ni ikintu kibabaje. Njya gusoma aya magambo wumve ubushukanyi bwa Satani. Iyo Satani ashyiraho gahunda z'iyobokamana rishingiye ku mirimo itetswe n'amategeko, iyo Satani ashyiraho gahunda z'iyobokamana ntimugire ngo ntabwo basenga. Mu nzira ngari ngari kurimbuka abantu barasenga, biyiriza ubusa, batura amaturo, batanga icyakuri, bubaka insengero, barahanura, buzura umwuka, bararya ibikorwa byabo n'imyirimo. Ntabwo Satani akangwa nuko abantu bagiye mu rusengero. Satana abanga katepo batu bakoti na. Muribuka igihe Yesu yaragiye kubambwa, bokanisa liboso ete babaka Yesu Kristo ne kulusu, ijambo ry'Uwiteka rivuga ku murimo we mtina ya musala na ye, bitewe n'icyo umuntu umwe yaramubwiye akavuga ngo mvuma Satani. We yabwiye ngo mvuma Satani yari urugira iki? We yabwiye ngo mvuma Satani yari umusinya cyangwa azalaki mutu ya Egypte tope azalaki moyekoli na ye. Njya mbona abantu ngo bari gusengera abantu b'abadayimoni bakabahondagura Bibiliya, muzabica ahubwo ntimukabakurikiza. Namona kabatu kosambela pona ko délivrer batu bazo beta bango Bibiliya boko boma bango. Satani agibye mukanga. Satana banga kandelo ko anate. Ihame rivuga ko umuntu abasha kwihesha agakiza kubw'imirimo ye bwite niryo rufatiro rwa buri dini rya gipagani. Noneho ryari rimaze guhinduka ihame ry'idini y'Abayuda. Satani yari yarababibyemo iyo mbuto, aho rikurikizwa hose abantu bagifite ikibakingira gukora icyaha.
ahantu hose hamererwa ko umuntu abasha gukira bitewe n'ibyo yakoze. ndagira amabwiriza ikintu niyo mpamvu muzabona abantu benshi bashishikarira iby'idini uzasanga muri iyi minsi ari bari gukora amahano n'ibyo tutakorwa kandi gukiranuka abantu bihangiye bamaze igihe kirekire bishimira kugiye kubacikiraho ibyo abantu bakoraga mu bwisho bijya ku karubanda. niyo mpamvu uyu munsi ubona ingo ejo bundi bararusezeranya ngo rwasezerane mu rusengero ngo rwasenye umugisha hatarashira umwaka ukumva ngo basenye sima ya libala bubakiyeho batu bapanzani kula moko kute kukite epanzani pona nini ifuza ko mu gihe nitegura kwerekera ku musozo kuri iri hame nababwiye ingingo enye zireba n'agakiza kacu. ingingo ya mbere twibanzeho muri uyu mwanya n'ubundi mu kindi kintu kizakurikiraho tuzareba izindi ngingo eshatu zisigaye kuko nababwiye ikintu gikomeye cyane. Adamu na Eva bamaze gucumura, inama y'agakiza ibintu yateganije kugira ngo Adamu na Eva, kuko iyo tuvuga agakiza k'umuntu ntabwo gashingiye ku kuba Kristo yadupfiriye gusa, gashingiye ku kuba Kristo yadupfiriye akishyura igihano cy'ibyaha byacu, akishyura ingaruka turimo ubutabera bw'Imana bwo gukurikiza amategeko y'Imana. Agakiza kacu gashingiyemo umwuka wera wa wundi utuma ibyo dukora bihinduka imibereho ya muntu mu ijambo ryaburanije. Umwuka wera ari utuma guhinduka k'umutima w'umunyabyaha gushoboka. umunyabyaha ntabeho gusa yishimira ko Kristo yapfuye, ahubwo umunyabyaha akaba afite umutima mushya wishimira iby'Imana. ntabwo wafata umuntu ukishimira iby'isi ngo uzamufate umujyane kuba mu ijuru, kwaba ari kumwica urubozo. ingingo ya gatatu ni ibyanditswe byera, ingingo ya kane n'amasengesho. uyu munsi twibanze kuri Kristo n'icyo yadukoreye, ariko mwe ntabwo tubimazeyo, ahubwo gufashwa n'Imana tuzategura seri y'ibyigisho bivuga ku butumwa butsindishijwe no kwizera. by'umwihariko turatwibanda ku byabaye Minneapolis mu 1988, amateka n'amakuru benshi tutazi, ariko uyu munsi nzi neza ko mu ivugurura rigomba gukorwa mu itorero ubundi bwo bugomba kongera kugarurwa, kuko abantu bazabwiza ubutumwa bw'ijwi rirenga kandi bagahabwa umwuka wera mu mvura y'itumba. ntabwo ari uko bazaba bagira ikindi kintu runaka kidasanzwe bakoze, ni ubutumwa bagomba kwakira bakabahindura kandi bakabahindura. niyo mpamvu nifuza kubasomera aya magambo ndi kwerekeza ku musozo. ni amagambo abiri. ijambo rya mbere, ubu butumwa bwo gutsindira no kwizera n'abasomera amagambo muri cyo twitwa Yesu Kristo gukiranuka kwacu, avuga yuko ababwiriza batigeze bamumenyekanisha, ndetse ngo byavuzwe mu buryo budashishikaje kandi bukonje. ubu butumwa bwagiye burapfukwa kuko ngiye kubasomera paje 415 igitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe volume ya mbere, paje 415 cy'icyasohoka muri 2016, ariko muri cyo cya 55 cyitwa ukuri kurimo imbaraga z'Imana. ukuri kurimo imbaraga z'Imana solo oezana nguya ya nzambe. haranditswe ngo iyo twambaye gukiranuka kwa Kristo ntabwo dushobora kwishimira icyaha ko Kristo azakorera muri twe. iyo twambaye gukiranuka kwa Kristo ntabwo dushobora kwishimira kuko icyaha ko Kristo azakorera muri twe. niyo mpamvu ngiye kuza kandi azi neza ko yamaze kuvana abantu gukiranuka kwa Kristo, yamaze kuvana imbere yabo ibindi bakamana bose bagira nta kintu mutwaye. imvura y'amagambo rero, hari ukuri gukomeye kwahishwe igihe kirekire munsi y'ibishingo by'ikinyoma, gukwiriye guhishurirwa abantu. inyigisho yo gutsindishirizwa kuko kwizera yahishwe amaso y'abantu benshi bavuga ko bizera ubutumwa bwa Mariko wa 3. aya magambo ndayasoma. hari ukuri gukomeye kwahishwe igihe kirekire munsi y'ibishingo by'ikinyoma. ibi bishingo by'ikinyoma nibyo tubwiriza mu nsengero nyinshi, tubyita ko ari ukuri. bigomba kuvanwaho. batwe ngo inyigisho yo gutsindira bwo kwizera yeshwe amaso y'abantu benshi bavuga ko bizera ubutumwa bwa Mariko.
ndabinginze bene data ndabararika kuri uyu munsi kugira ngo buri muntu wese yongere cyatekereza ku mpamvu y'ubugingo bwe kandi yita kuri iyi mirimo ikomeye y'agakiza kacu. Niba dushaka kujya mu ijuru, duhanga amaso kuri Kristo n'igitambo cye, duhanga amaso kuri Kristo dukoreye, duhanga amaso ku murimo ari kudukorera hera cyane, amaso y'ishyamba. Amagambo nifuza gusorezaho ni abiri. Rimwe ndarisoma muri cyo cyo twumva volume ya mbere, irindi ndarisoma muri Bibiliya. Paje 395 haranditswe ngo namba 396 ntihagire n'umwe wishuka yibwira ko imirimo iyo ari yose umuntu yakora ishobora kuvuga kuri umwenda w'icyaha yakoze. Iki ni ikinyoma giteye akaga gakomeye. Nuramuka usobanukiwe n'ibi, uzareka gukomeza kwishingikiriza ku ntekerezo zawe zigushimisha, uhanga amaso yawe ku mpongano. Murumva irarika ry'Imana, guhanga amaso ku mpongano. Iki kibazo gisobanuka buhoro ku buryo abantu ibihumbi n'ibihumbi bibwira ko ari abana b'Imana, nyamara ari abana b'umubi kuko bishingikiriza ku mirimo yabo bwite. Igihe cyose Imana yasabaga imirimo myiza kandi n'amategeko nayo ni uko, ariko kubera ko umuntu yishoye mu cyaha aho imirimo ye itari ifite agaciro, yahawe agaciro, ariko gukiranuka kwa Kristo konyine nibwo kwatugoboka. Gukiranuka kwa Kristo konyine nibwo kwatugoboka. Kristo ashobora gukiza rwose kuko abiteka ngo adusabire. Icyo umuntu ashobora gukora ku bijyanye n'agakiza ke bwite ni ukwemera yareka bivuga ngo ushaka aze ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. Ibyashima 22:27. Nta cyaha umuntu ashobora gukora kitigeze kirindwa bihagije ikaruva. Nuko rero umusaraba mu irarika ryihutirwa ukomeza kwereka umunyabyaha ko yahanagurwaho icyaha mu buryo busesuye. Imana ishimwe cyane. Irarika ry'umusaraba ritwereka ko umunyabyaha yahanagurwaho ibyaha mu buryo busesuye. Ntabwo ari uburenganzira bwo gukora ibyaha, ahubwo ikigo twanyuze inzira mbi. Niyo mpamvu nababwiye mubona bahambaye ubuyobokamana, imibereho yabo iteye agahinda, bafite ibyaha, n'umuntu baratanze indahiro mazina cya kikanga kikamunanira. Kuko imbaraga y'ubuntu bwa Kristo, gukiranuka kwa Kristo konyine niyo gukira umunyabyaha, ukamutera kumvira amategeko y'Imana adahatwa, atagonorwa, ahubwo umunezero mu mutima we. Reka mwumve irarika ry'Imana risoza nifuza gusubikiraho kuri uyu munsi. Irarika ravuga ngo Ezekiel 33:10-11 haranditswe ngo nuko rero mwana w'umuntu ubwira umuryango wa Isirayeli uti ukuri ko muvuga ngo ibicumuro byacu n'ibyaha byacu nitwe biriho kandi bitwica nabi, none se twabasha dute kubaho? Ubwira uti umwami w'iteka aravuga ati ndirahiye sinezezwa no gupfa k'umunyabyaha, ahubwo nezezwa n'uko umunyabyaha yahindukira akava mu nzira ye maze akabaho. Nimuhindukire mugaruke muve mu nzira zanyu mbi, kuki mwarinda gupfa nasepelaka na liwa ya moto mabe te, nalingaka moto mabe abongola bizaleli mpe abika. Bino ba Israelite botika makambo na bino ya mabe, pona nini bolingi kokufa? Uko guhindukira no guhindukira Kristo, tukitegereza igitambo cya Kristo n'ibyo dukoreye. Ndabinginze kugira umuntu yo gushakira igisubizo ku bantu, kandi umuntu yo gushakira igisubizo kuvuga ngo se werekanye kubaza ngumwisha kanaka mugari wawe twije ngo tujye kumubaza. Imana igukunda ntabwo uzigera ikureka, izagusanga kwa buryo dukwiriye kubazamo Imana, kwa buryo dukwiriye kwishakira. Reka nongere mpabarangire kugira ngo igihe abantu bari bagize ikibazo bumva bifuza agakiza n'ubugingo n'ubutanga bwa Kristo muri bo, reka mberekeze aho ijambo ry'Uwiteka ryatwerekeje, mbereke ko bari buge. Yesaya 8:19-20 handitswe ngo kandi bababwira ngo nimushake abashitsi mubashikishe, mushake n'abatuba mwigira bakongorera. Mbese abantu bari bakwiriye gushaka Imana yabo bakaba ariyo babaza? Mbese ibyo bazima byabazwa bapfuye? Nimusanga amategeko y'Imana n'ibihamya, niba batavuga ibihwanye n'iryo jambo mbese cyuza batambira bango bakoyebisa bino na se ya mongongo. Pamba te bato ya bikolo nyonso batunaka banzambe na bango, batunaka bato bakufa pona bolamu ya bato oyo bazali na bomoi. Soki balobi na bino bongo
bozongisela bango boye. Esengeli tolanda maloba oyo Yawe azali koteya biso. Moto akolanda yango te akomona te makambo oyo ekoya. Reka Tika na kombo ya Nzambe na byanga bino lisusu poete tozongela Kristo pembeka na ye. Kolo apesa makasi na kolanda molimo mosantu na kombo na Yesu Kristo. Tobondela Kolo Uwiteka turagushimira cyane ko wongeye kutwerekeza ku gukenerwa kwa Kristo n'igitambo cye, kandi ukaduha irarika ryiza yuko mu gukenerwa kwa Kristo konyine ari ushobora kwemerwa nawe, kandi ntabwo yari kuduhaye ari iby'uko hari icyo turyoza, ahubwo atubwira kwemera icyo Kristo dukoreye. Ndakwinginze kugira ngo dushobore kwakira ubutumwa n'imitima yizeye. Ndakwinginze kugira ngo Mwuka Muziranenge ukaraka mu mitima yacu, udushobore kwishimira Kristo n'igitambo cye, kandi ndakwinginze kugira ngo ahari buboneke ingorane n'ibibazo mu mitima y'abantu, Mwuka Muziranenge abane nabo, abegeze kuri Kristo ni Imana ikora ibyo bari mu isi. Tuzi Imana data mu izina rya Yesu. Tosengi na kombo na Yesu Kristo. Amen.